Uburyo wakwirinda indwara y'umutima. Indwara y'umutima ni imwe mu zihangayikishije abantu mu bihugu bitandukanye by'isi. Abahanga mu bumenyamuntu, cyane cyane ab'imyitwarire n'inzobere mu mikorere y'umutima cardiology, bavuga ko kwirinda indwara y'umutima bishoboka mu gihe wakurikije inama za muganga. Umubiri w'umuntu uremye mu buryo butangaje. Ku ikubitiro urabanza ukaburira umuntu ku kigiye kumubaho, n'iyo we atabyitaho agakerensa cyangwa se ngo amenye impamvu nyirizina arimo kwibonaho ibimenyetso bitandukanye, ariko umubiri wabanje kumucira amarenga. Dushingiye ku bushakashatsi bugiye butandukanye bwerekanye bimwe mu bimenyetso byakwereka ko umuntu uko yaba agiye gufatwa n'indwara z'umutima. Icya mbere, abanza kugira uburibwe bw'amaboko. Iyo watangiye kugira uburibwe buturuka mu gituza bukagera mu maboko, icyo gihe kiba ari ikimenyetso kikwereka ko ushobora kwibasirwa n'indwara z'umutima. Icya kabiri, kugira umunaniro utazi aho uturuka. Ubusanzwe iyo wumva unaniwe uba uzi neza icyaguteye kugira umuruho, niba ari ugukora cyane cyangwa aryama itinze hamwe n'ibindi. Iyo rero ufite umunaniro utazi aho uturuka kandi bigahoraho, uba ugomba kumenya ko icyo ari ikimenyetso kikwereka ko ushobora kwibasirwa n'indwara z'umutima. Icyo gihe uba ugomba kwihutira kujya kwa muganga bakakurebera impamvu zaba zibitera. Icya gatatu, kubira ibyuya nta mpamvu. Niba ubona watangiye kugira ibyuya buri kanya kandi nta mpamvu uzi, uba ugomba kujya kureba umuganga kuko gishobora kuba ikimenyetso cy'indwara z'umutima. Icya kane, kuribwa mu muhogo no mu gatuza. Ni kenshi wumva umuntu akubwira ko ababara mu gatuza bikazamuka akaribwa no mu muhogo. Ibyo bimenyetso rero iyo watangiye kubyibonaho uba ugomba kujya kwa muganga, hari igihe haba ari ibimenyetso by'indwara z'umutima. Naho icya gatanu ni ukumva udatuje buri gihe. Iyo wumva udatuje, umutima ukagusimbuka buri kanya mu gihe nta kintu kigukanze, kuko nacyo ari ikimenyetso mu byatuma ufatwa n'indwara z'umutima. Aha reka turebe zimwe mu nama wakurikiza ukabasha kwirinda indwara y'umutima. Ahaho, sinzira byibura amasaha 7 cyangwa 8. Abantu basinzira amasaha ari munsi ya 7 mu ijoro baba bafite amahirwe menshi yo kurwara indwara z'umutima ugereranije n'abasinzira ari hagati ya 7 n'8 kuzamura. Iyo udasinzira bihagije, umubiri urananirwa ugacika intege, kandi kunanirwa nta gitera. Twasanze ko ari kimwe mu bimenyetso by'indwara z'umutima. Ni byiza kumenya amateka y'umuryango wawe, kumenya amateka y'umuryango ukomokamo. Kumenya amateka y'abagize umuryango wawe bigufasha kumenya niba muri bo nta wigeze arwara indwara y'umutima, ko nawe uba ushobora kuyirwara biciye mu ruhererekane rw'amaraso. Kumenya uko umuryango wawe umerewe kandi bigufasha gutuza, bityo ntiwinanize. Gira icyo unywa cya buri munsi. Akenshi hari aho abantu usanga banga kunywa inzoga, gusa impuguke ku mikorere y'umutima zivuga ko ikirahure kimwe cy'inzoga cyagufasha mu kwirinda imikaya itwara amaraso ntiyangirike. Ibinyobwa bisembuye kandi iyo bibaye byinshi bitera umuvuduko ukabije w'amaraso. Ibi bikerereza mu kurwara umutima. Ikindi twabona mu byagufasha kwirinda umutima, jya useka kenshi. Guseka ubusanzwe binanura imitsi. Guseka kandi bigabanya umunaniro, ibyo bita stress, ari nawo utera izi ndwara z'umutima. Guseka benshi babifata nk'iby'abamerewe neza, bikazana ubudahangarwa bw'umubiri, dore ko abenshi bemeza ko byongera amahirwe yo kubaho. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu uhora arakaye, yazinze umunya, yafatwa n'indwara y'umutima mu buryo bworoshye. Ibihumbi by'abantu buri mwaka byicwa n'indwara y'umutima. Abahanga batangaza ko mu mwaka wa 2030 amafaranga yo kwita ku bantu bafite ibi bibazo uzikuba nibura inshuro 3. Ubushakashatsi bwakoze bwagaragaje ko umunyamerika umwe muri 3 aba afite uburwayi bw'umutima. Amafaranga amuvura akaba azava kuri miliyari 273 z'amadolari kugeza
kuri 818. Umuyobozi uhagarariye ishyirahamwe ry'abarwayi b'umutima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Paul Hendrick, yavuze ko amafaranga ajya kwivuza no kwirinda ubu burwayi harimo kwiyongera bitandukanye cyane no mu myaka ya 20 yashize. Urubuga www.naturalnews.com ruvuga ko hari amahirwe yo kuba hari uburyo butatu bwo kwirinda ibibazo ndetse bwakwifashishwa. Icya mbere ni ugufata indyo yuzuye, indyo iboneye, kwirinda gufata inyama zirimo ibinure byinshi cyangwa sosiso. Abahanga mu by'ubumenyamuntu muri kaminuza ya Harvard bavumbuye ko 1.8% mu bipimo bita onces by'urugero bifatwa by'inyama byongera ibyago byo kurwara bingana na 72%. Bakavuga ko umuntu yakwirinda kurya ibiryo byokeje, gukora imyitozo ngororangingo. Ubushakashatsi bugikorwa na n'ubu bukaba bwaragaragaje ko iyi myitozo ari myiza ku muntu urwaye umutima, ko bigabanya umuvuduko w'amaraso. Bakavuga ko nibura urugendo buri munsi byibura rungana n'isaha imwe mu cyumweru. Kwirinda umunaniro stress. Kwirinda umunaniro stress ukabije. Nyuma yaho abashakashatsi batangaje ko ari byiza kwirinda ibi bintu biguteza umunaniro ukabije ndetse ukamenya uko ubyivanamo. Muri ibyo hakabamo gukora imyitozo yo guhumeka byimbitse, yoga n'iyindi myitozo yibanda ku myanya y'ubuhumekero. Bibutse ko mu mwaka wa 2006 ubushakashatsi bwagaragaje ko imiti yo muri farumasi idakiza indwara y'umutima, ahubwo ifasha uwurwaye kuramuka. Bakagaragaza ko nibura 200% by'abarwayi b'Abanyamerika bicwa n'ubu burwayi nyuma yo gukoresha nibura amadolari agera ku 800. Abagize ishyirahamwe ry'abarwayi b'umutima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba batangaza ko indwara y'umutima ariyo yica abantu ku mwanya ya mbere, kandi bakaba ari abambere mu kugura iyi miti. Ibi bavuga ko atari byo bituma bakira iyi ndwara, ahubwo bakavuga ko ari byiza kuba wafata izi ngamba zo gukoresha uburyo kamere mbere y'uko urwara, mu rwego rwo kwirinda kuzasohora amafaranga menshi wivuza uburwayi budakira. Turabashimiye cyane, ugira amahoro. Kwirinda biruta kwivuza. Njyewe nari Kamanzi ka Semigabo Janvier.